Nguhaye ikaze ukurikiranye rero ibiganiro by'ibihe TV show njye ni Semana Jean Bosco kugezaho kino kiganiro umunsi tugiye kugaruka ku ijambo ry'Imana cyangwa se kwivuga butumwa ku bijyanye n'amakuru mwabonye ku rubuga rwa YouTube abenshi bagera ku bihumbi 200 ejo hashize nabonye abari bamaze kureba iyi video iriho iyi shusho muri kubona ku imbere kuri tablo bari bamaze kuba ibihumbi 200 ndetse na 15 ubu ngubu ngira ngo bageze mu bihumbi 200 ndetse na 30 gutyo. Reka tubane mu kiganiro n'ubusesenguzi ibyerekeranye n'iyi shusho mwabonye bashe kugira byinshi mbasobanura. Nubwo ndi umunyamakuru rimwe na rimwe abanyamakuru tujya dukora amakuru y'ibihuha, ariko rimwe na rimwe tujyamo tukavuga ati reka dukora amakuru yizewe kandi meza. Ndagira nawe nimba wararebye iriya foto nze ngusobanurire nguhereze ukuri kuri iriya foto wabonye ubashe gusobanukirwa kugira ngo ubutaha batazakuyobya ukajya mu nzira idakwiriye. Ntabwo biba ari byiza yuko rero twe tuza tukababeshya noneho tukabeshya no mu bijyanye n'imyizerere ya Kristo. Kristo niwe utubeshejeho, niwe uduha umwuka duhumeka, ni nawe uduha ubwenge bwo kugira ngo dukore bino bintu. Niyo mpamvu nje kugira ngo mbafashe gusobanukirwa iriya foto yababeshye abantu mwese mugera ku bihumbi 210 mbashe kugira ngo mbaze kubibasobanurira uko byagenze n'uburyo ziriya foto zikorwa. Ubutaha mubasha kuzibona mubashe kubisobanukirwa kugira ngo mutazagiraho umutima wanyu ugahamuka kandi mwari mwizeye Kristo umwami wacu. Njya mugiye kubana muri kino kiganiro ndetse Imana Jean Bosco usibura kunshimira ukanyandikira muri comment bitewe n'uburyo wakunze inkuru nkora kugira ngo mbashe kugira courage ibyo nkora. Iyi channel ni Ibihe TV show, icyo nagusaba no gukanda subscribe kugira ngo ujye ukurikirana amakuru yacu ya buri munsi. Iyi shusho iri imbere kuri tablo ni ishusho muri kubona ikoze mu ishusho ya Yesu. Ishusho ya Yesu ni imvuga ishusho ya Yesu mvuga ni Yesu wa wundi mwamenye muri filime, ni Yesu wa wundi mwamenye mu makirisha amanitse muri za kiliziya, ni Yesu wa wundi mukunda kubona ku mashusho nyine uwo muzi mu isura mu muzimo ni we nje kuvugaho kuko ari we bakurikije ino shusho bakoze kugira ngo muyibone. Murabona ko ni ishusho ikoze mu igicu kirere. Bafashe ishusho barayegeranya barangije bayikora mu kirere bakuramo ishusho isa nkaho ari Kristo cyangwa se Yesu. Bamaze gukora kuno umunyamakuru yandika kuri content yo ngo Nyagasani abonekeye abantu, nyine ni nkaho aricyo kintu yarashatse gukora. Weho muturage cyangwa se weho muntu wabonye ino video ukimara kubona iyi shusho ubona yuko ari ibintu bidashoboka ko abantu bakora ifoto mu kirere isa na Yesu Kristo. Ariko nimba ukunda gukoresha Facebook, izi foto bakunda kuzikora haba mu mashami y'ibiti mu bintu byinshi bagashushanyamo ibintu bisa gutya, bagashushanyamo inka ndetse n'ibindi bintu n'amazu bitewe n'ibyo bashaka gukoramo. Haje ikoranabuhanga ku buryo rero abantu benshi babasha gukora ibintu byinshi bitandukanye. Uyu munyamakuru rero wabikoze nawe yaragiye abibona kuri Facebook babipostinze gutya, we kubera ko ashaka views kugira ngo abashe guhembwa na YouTube ahita abibyazamo umusaruro, akuramo inkuru y'igihuha, akuramo amakuru y'igihuha kugira ngo abashe gukurura abanyarwanda. Njyewe umuntu wari wamaye ino foto kugira ngo mbashe gukora ikiganiro ni boss wanjye nkorera inkuru. Yarambwiye ngo nabonye iriya video yararebwe, ngo yararebwe n'abantu benshi, ngo genda ngo nanjye nkorera inkuru ngo nzarebwe ngo ncuruze kuri YouTube. Ejo ntekereza kuri iyi foto, nekereza amakuru ngiye gukora, nekereza ukuntu ngiye kubeshya, ndavuga nti Mana yanjye, ese kuko ni byiza ko mbeshya kugira ngo mbone amafaranga? Mbeshye ngo Yesu yabonekeye abantu kugira ngo mbone amafaranga? Mbona ntago byaba ari byiza ko ndi bwaze ngo mpagarara imbere yanyu ndi coding ikiganiro mvuga ngo Yesu yabonekeye abanyarwanda, ngo arababonekera ngo mu ishusho imeze gutya. Mbabeshye usange abakurikiye video niyo mwaba 10 mwese ndabaroshye mu gihe mu nzira itari ya nyayo. Ndavuga nibi ntago ari byo, ahubwo aho kugira ngo nkore ikiganiro nemeza ko yababonekeye, reka nkore ikiganiro kivuguruza uwababeshye mbashe kubabwiza ukuri. Iriya foto rero yakozwe yari ifoto yo kubabeshya. Ntago Yesu Kristo yigeze abonekera mu bantu mu buryo bw'ishusho nk'iriya. Ikindi mu buryo bukomeye twese yaba bizera umwuka wa Yesu Kristo n'abizera Imana yacu, ntago Yesu abonekera umuntu ku buryo weho wakura telefoni mu mufuka ngo umufotore werekane ifoto ye ngo dore nguriya yambonekeye.
nubona umuntu ukubwira ngo Yesu yarambonekeye dore n'amafoto, uwo muntu azaba abeshya, kizaba ari ikinyoma. Yesu yabonekeye umuntu nk'uko ubona kibona umwe mu kirere, nimba hari abigeze kuyibona. Ntago kibona umwe wayibona ku buryo uri bwayifotore, iboneka rimwe ku buryo ushobora kujya gukura telefone mu mufuka yaciyeho. Na Yesu niko ameze. Uramutse ushatse n'imbaraga zo gufata, nimba weho yakubonekeye, ntago ari uko atashatse kubonekera abari mu kabari cyangwa abandi, ashatse kubonekera abantu muri rusange, yababonekera bose bakamubona, ariko nta muntu wakura telefoni mu mufuka ngo amufotore ari kubonekera abantu, ngo narangiza asigarane ifoto ye nk'urwibutso ngo ruzagaragara yuko yabonekeye abantu. Ngira ngo ibi bintu by'ibonekerwa byigeze kuba kuri Kiliziya y'Ikibeho, Bikira Mariya arababonekera, ariko na Kibeho ubwe, yaba umupadiri cyangwa umusaserodoti uyoboye Kibeho, ntago yakubwira ngo icyo gihe hagaragaye ifoto ngo dore ngiyi Yesu ahabonekera. Abakristo bari bahari, bari bateranye, Yesu yabonekeye bakabasha kumubona, nibo bahamya bw'ibintu byabereye Kibeho, ariko nta mafoto yahabaye. Banyarwanda ndetse n'Abarundi ndetse n'abandi benshi mukurikirana ibiganiro byacu, iki kiganiro ni ikiganiro cy'ukuri cyizewe, ngira ngo murasobanukiwe ku bijyanye n'ibonekerwa. Ubutaha ntimuzashukwe cyangwa ngo muyobye n'imyuka mibi ikorera mu bantu n'imbaraga zabo, babashuka ngo babonekewe na Yesu Kristo, babereka amafoto adasobanutse ngo ni aya Yesu Kristo ngo yababonekeye. Biriya bintu ni ukubeshya. Biriya bintu ni ukubeshya. Mwakoze rero gukurikirana ikiganiro cyanjye n'ukuri ku birambuye. Ku bari batarabona iyo foto, ni amahirwe menshi akomeye cyane kuko mutayobye ngo mujye muri iyo nzira. Ngira ngo ibijyanye no kuyobya abantu bijya bibaho no mu buryo bwa buri munsi, baba abapasiteri bayobya abantu benshi n'imbaraga nyinshi. Nubwo hariho imbaraga z'ibyiza, ariko hariho n'imbaraga z'ikibi. Izo mbaraga zose muri iyi si zirakora, ntago hakora imbaraga z'Imana gusa muri iyi si, n'imbaraga z'imyuka mibi zirakora. Ariko icyiza dufite ni uko imbaraga z'ibyiza, imbaraga za Yesu Kristo zikora kurusha imbaraga z'ikibi. Uko imbaraga z'ikibi zaganza kose, uko abantu bagandukira imbaraga z'ikibi kubera ko arizo zibagaburira, ariko imbaraga za Yesu Kristo zikora kurenza imbaraga za sekibi. Uyu muntu wari wamaye kano kazi kugakora, nawe ni umwizera wa Kristo, ni n'umuji ukomeye cyane. Ngira ngo nawe yari yaganjijwe n'imbaraga z'ikibi, ariko uyu munsi kino kiganiro araza kucyishimira, nubwo ntagikoze nk'uko yabyifuzaga. Ariko reka tujye tunagandukira Imana, ntitukishinga iby'isi, kuko tuzapfa tubisige, tugereho dukorere n'Uwiteka uduha ubuzima bwacu bwa buri munsi. Mwe mwabanye nanjye muri kino kiganiro rero, mwakoze cyane. Ushobora kunyandikira muri komenti n'ishimwe ryawe, ukabasha kuringezaho nkaguhereza namba yanjye. Ngira ngo tuzajya tubana mu biganiro nk'ibi ngibi, ntago nzigera na rimwe mbabeshya ku bijyanye n'ijambo rya Kristo. Ibyo byo mubimenye, ngo kugira ngo mbashe kubona amafaranga ya YouTube, ibyo byo ndabahakaniye. Njye ni Nsabimana Jean Bosco, nica n'ibihe TV show. Mukomeze kugira ibihe byiza no kubana na Yesu Kristo mu buzima bwa buri munsi. Ciao ciao.